benshi kandi kenshi kumva ijambo Noheli, ndetse tunabizi neza cyane ko ari umunsi twizihiza ivuka rya Yesu cyangwa Yezu Kristo, aho dukora ibikorwa bigiye bitandukanye tukarimba, kandi hirya no hino mu isi ugasanga imijyi isa neza. Gusa ushobora kwibaza kimwe nkanjye iby'amavu n'amavuko ya Noheli uko yahoze kandi ikizihizwa n'uyu munsi. Twumva kandi ibya Papa Noel, ariko se harya iby'umuhango ukorerwa abana ku munsi wa Noheli muzi ibyawo? Kwanza reka ntangire mbifuriza kugumya ku bana no kujyana n'ibihe by'umunsi mukuru wa Noheli. Yezu Kristo watuvukiye akomeze kubana nawe mu byiza no mu bishya. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyo ni Word Today. Muriteguye? Kadutangire sasa. Buri mwaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 abakristo hirya no hino mu isi bizihiza umunsi mukuru wa Noheli, aho babibuka izuka rya Yezu Kristo. Umunsi wa Noheli uzwi ku izina ry'ivuka rya Yezu Kristo, ukomoka ku myemerere y'abakristo, ukizihizwa nk'umunsi w'ivuka rya Yezu Kristo, umucunguzi w'abatuye isi. Mu isezerano rishya muri Bibiliya, izina Noheli ryari rishingiye cyane ku nkuru ivuga iby'ivuka rya Yezu Kristo dusanga mu Ivanjiri ya Luka igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 20, ndetse na Matayo igice cya 1 umurongo wa 18 kugera ku wa 25. Aya masomo avuga ukuntu marayika Gaburiyeli yabwiye Bikira Mariya kazabyara umwana w'Imana akamwita Yezu Kristo, akanagaruka no ku nkuru y'uburyo abashumba bari baciye bugufi imbere y'umwana Yezu Kristo wari wavukiye i Betelehemu. Inkuru n'amateka bigaragaza ko Noheli yatangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 4. Kiliziya Gatolika ishyiraho itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nk'umunsi wihariye wo guha icyubahiro Kristo. Kiliziya Gatolika yahisemo iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 yihuza n'umunsi mukuru abapagani bari bahisemo nk'umunsi mukuru w'izuba, maze uhuriza hamwe abemera Kristo mu kwizihiza umunsi uhoraho yavutseho ku rwego rw'isi. Ubwo inkuru y'iby'ubutumwa bwa Yesu Kristo yamamazwaga hirya no hino mu isi, Noheli yatangiye kumenyekana mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi. Ibikorwa byo kwizihiza Noheli bikaba byaragiye bifata isura yaho yagiye igera, gusa intego yayo ari imwe: kwibuka no kuzirikana ivuka rya Yezu Kristo nk'igihango cy'amahoro, urukundo n'agakiza mu isi hose. Noheli ifite umwanya ukomeye mu myemerere ya Gikristo, by'umwihariko Kiliziya Gatolika, ko ari umunsi ushimangira ibyiringiro by'agakiza no gucungurwa kw'abatuye mu isi binyuze mu ivuka rya Yezu Kristo. Ku bakristo, Noheli ni igihe cyo kuzirikana no kwibuka urukundo rw'Imana ubwo yoherezaga umwana wayo ngo acungure abatuye mu isi. Abenshi bakitabira amateraniro cyangwa za misa, biba byabanjijwe n'ibitaramo biba ku mugoroba ubanziriza umunsi nyirizina wa Noheli. Byongeye kandi ngo ku bakristo, Noheli ni igihe cyo kwihuza no kongera kubabarira. Ubutumwa bwiza bwa Yezu Kristo ngo bwigisha abantu byo kureka inzangano n'amakimbirane, bakongera kubana neza nk'abavandimwe. Ku rundi ruhande, Noheli ni igihe cy'ubugwaneza, gufasha abakene, abababaye ndetse n'abari mu kaga, ndetse no gutanga impano no kwita ku bandi. Ibi byose bikaba bishingiye ku nyigisho za Yezu Kristo yagiye yigisha hirya no hino mu isi mu gihe yamaze, aho yigishaga abantu gukundana no gufashanya. Noheli ni umunsi ukomeye cyane cyane mu mico myinshi y'ibihugu bigiye bitandukanye, kandi imyiteguro yawo ufite agaciro kanini ku miryango no ku bantu ku giti cyabo. Imyiteguro ya Noheli
igaragarira mu bikorwa byinshi bijyanye no gushimisha, guhuza abantu no guha agaciro uyu munsi nyirizina mu myemerere ya Gikristo. Mu Rwanda kimwe n'ibindi bihugu mu isi hirya no hino, abantu batangira kwitegura Noheli hakiri kare. Mu gutaka no kurimbisha amazu bikaba kimwe mu bintu by'ingenzi mu kwitegura Noheli, aho bubaka ibirugu abandi bakagura ibiti bya Noheli bakabirimbisha amatara, akaba ari ibintu biryoheye ijisho. Ibi nabyo bifite umuzi n'amateka, aho mu miryango imwe n'imwe usanga bubatse ibirugu, abandi bakagura ibiti bya Noheli bakabitakisha amatara ku buryo ubona biryoheye amaso, aho usanga bifashisha amashusho mu gushushanya inkuru ya Bikira Mariya n'umwana we Yezu Kristo wari wavukiye i Betelehemu mu kiraro. Harimo n'abashyiramo amashusho y'abashumba n'amatungo, ariko byose bigashushanya kandi bikibutsa inkuru ya Yezu Kristo wavukiye i Betelehemu ngo acungure abatuye isi. Abana nabo batekereza Noheli nk'umwanya wo kwakira impano. Ababyeyi nabo bagakora ibishoboka byose ngo bashimishe abana babo, bagura ibintu bishya byo kwambara, kurya cyangwa gutangamo impano. Ibi kandi bikunze guhuzwa n'ikizwi nka Papa Noel cyangwa Papa Noheli. Papa Noheli cyangwa Papa Noel ni umugenzo ukunzwe guhuzwa cyane na Mutagatifu Nikola cyangwa Saint Nicolas. Uyu akaba umwamikazi w'amateka ukunze kwifashishwa ku munsi mukuru wa Noheli, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutagatifu Saint Nicolas azwi nk'umurinzi wa Noheli y'abana ubazanira impano. Akaba ari umutagatifu w'umukristo wabayeho mu kinyejana cya 4, bakunze kwerekanwa yambaye imyenda itukura y'abepiskopi. Abahorandi bakaba ba mbere mu badukanye iby'umuco wa Mutagatifu Nikola. Ikindi, Papa Noel akaba ari umuco ukunze gukorwa cyane n'Abanyamerika kimwe n'Abanyaburayi. Isura ya Saint Nicolas yakomotse ku gishushanyo cyakozwe n'umunyabugeni Thomas Nasty w'ikinyamakuru Harper's Weekly. Guhera mu mwaka w'1863 mu gukora isura igaragara ya Saint Nicolas, yagendeye cyane cyane ku buryo yavuzwe mu ndirimbo yitwa Visit from Saint Nicholas, yabanje gusohoka mu mwaka w'1823. Papa Nicolas yongeye kuvugururwa mu maza ya Coca-Cola guhera mu myaka y'1931. Ku isura ya Papa Nicolas yakozwe na Sandro, Papa Noel agaragazwa nk'umugabo w'ibiro byinshi, yambaye ikoti ritukura rifite umukandara w'umukara, inkweto z'umukara n'ingofero yoroshye itukura. Ku rwego mpuzamahanga, Noheli ikunze kuba irimo ibikorwa bitandukanye, harimo gucana amatara manini ku mihanda mu mijyi no gushyira ibiti bya Noheli mu mazu y'ubucuruzi no mu ngo. Hirya no hino mu masoko usanga baharimbishije, abantu batandukanye bakitabira ibikorwa byo gufasha abababaye. Hari naho uzasanga ibihugu bimwe na bimwe byinshi mu isi bishyiraho amasoko yihariye ku munsi mukuru wa Noheli. Imyiteguro hirya no hino mu isi ihuriza hamwe abakristo mu kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo. Muri byinshi twavuze muri iki kiganiro, twagarutse cyane cyane ku munsi mukuru wa Noheli wa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, aho abakristo b'isi yose bizihiza bazirikana ivuka rya Yezu Kristo waje mu isi ngacungura abantu. Twagarutse ku mateka y'amavu n'amavuko ya Noheli, uko ifatwa hirya no hino mu isi n'ibikorwa bikorwa kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Kansose mbifuriza kugumya kugira umunsi mwiza wa Noheli. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyo ni World Today. Tubonane mu biganiro bitaha. Ciao.